hanyuma ubwo ngubwo haciyemo igihe kingana gute nyuma y'ibiganiro bya Paris na Buruseli kugira ngo hatangire ibiganiro bya Arusha? ntabwo byatinze Yego. kuko Paris bari Buruseli na Paris bari bahari mu kwa gatandatu 92 mu kwa gatandatu 92 n'ibya Arusha byatangiye muri uko kwa gatandatu 92 ntabwo byatinze ndetse icyo gihe ni nabwo bafashe ko umuhuza mukuru azaba Mobutu wari n'inshuti ya Habyarimana. Ahubwo icyo nacyo nagiye kukikubaza, muri camp mwakiriye mute kumva Mobutu, umuntu wamutabaye bwa mbere bwo mwari ubwo igitero cyatangiraga, kumva ko umuhuza ari Mobutu? Ni ibintu mwahaye uburemere mwumva ko kiri buvemo, kiri bugira agaciro? Ko ari na RPF nayo yamwihitiyemo. Kuki mwahitamo umuntu nka Mobutu mwari muzi umubano wihariye afitanye na Habyarimana? Twari tuzi umubano we, ariko ntiwajya gushaka kuganira n'umuntu ngo ufate umwanzuro wafata uwo uzazumva, ataboga amase akabogamira Habyarimana kuko ari inshuti kadasohoka ye. Ariko anabogamye yirinze kumva ukuri, ntabwo muba mufite umwanya, muba mufite uburyo, muba mufite iki, ushobora no kumwanga kandi nabo babizi. Abagomba rero nawe kugendera mu kuri kugira ngo iyo ni credibility uramuhaye ngo nayobora ibiganiro byo kubumvikanisha, agomba kutagira kubogama. Yego. Ubwo nyuma y'uko hemejwe ibiganiro byemerejwe he ko bigomba kubera muri Tanzania, kuki Arusha? Byemerejwe i Buruseli kuri Paris. Yego. Ko bigomba kubera muri Afurika d'abord. Kuki tugomba kujya kumvikanira i Burayi? Aho harimo panafricanisme. Yego. Kandi ibyo byasabwe na RPF. Kuki Arusha? Arusha kubera ko cyari igihugu cya mbere twegeranye, kandi ni igihugu cyategekwaga na Nyerere. Nyerere wari ufite panafricanisme iri hejuru. Twumvaga ko Abatanzania, kandi ni nabyo Nyerere urazi uburyo yari mu milita wa panafricanisme. Twumvaga rero ko kujya muri Tanzania ari byiza kubera ko n'umuyobozi wayo yari afite ibitekerezo byerekeye Afurika. Yego, mwaramukanye amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio, ni radio ya Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya Diaspora y'u Rwanda. Twagiriwe umugisha nanone wo kongera kuganira na Honorable Police Denis. Honorable Police Denis ari mu rwego ngishwanama rw'inararibonye z'igihugu. Honorable, nubwo tubasanze iwanyu ariko tubahaye ikaze kuri imbere ya mikoro za One Nation Radio. Murakoze cyane, ni byiza cyane kuganira namwe, ni ukuri nishema cyane kuba mutubonera umwanya wo kutuganiriza. Uyu munsi nabwo twashimye ko mwatuganiriza. Honorable, hari byinshi byo kubaganiriza, hari byinshi biri mu mateka abantu bakwiriye kumenyaho, abakunzi ba One Nation Radio n'ababakurikira bakwiriye kumva. Uyu munsi hari byinshi biri mu mateka y'u Rwanda, yaba urwa kera byatumye u Rwanda rugera aho rwageze, yaba n'ay'ubu ngubu yerekana aho u Rwanda rwavuye kugira ngo rugere aho rugeze ubu ngubu. Ariko amateka y'u Rwanda dufite uyu munsi biragoye ko hari ayandi ya mbere watekereza usimbutse amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Kuko uru Rwanda dufite uyu munsi ni umusaruro w'urwo rugamba. Ni byinshi byabaye, ni ibitambo byinshi byatanzwe, ariko ibikorwa birakorwa. Honorable, mu bihe bitambutse twaraganiriye, tuganira ku rugamba, tuganira kuri struggle yanyu, ku
kubaho mu mahanga, igitekerezo aho cyavuye no kujya mu nkotanyi, bikarangira mutekereje ko opsiyo zo mwagerageje zanze, igikurikiye ari urugamba. Honorable, mutangira urugamba rwo kubohora igihugu, intego yari iyihe kugira ngo abanyarwanda babone ubwigenge? Se ubwo birimo nk'ibice bibiri, byari uko muri burwane igihugu kikabohorwa, cyangwa mwaravuga muti tutangiye urugamba ariko leta ya Habyarimana izagira ibone ko dufite intege tujye mu biganiro? ngira ngo FPR ijya gutangira urugamba, yatangiye urugamba nyuma yo kureba ibibazo u Rwanda rufite. Ibyo bibazo u Rwanda rwari rufite, yego, yabyize mu bice bitandukanye. Icya mbere, yabanje ibaza abanyarwanda iyo bari hose, yego, mu nkambi z'impunzi, abari mu mijyi, abari mu mahanga hirya no hino, ndetse n'abari mu Rwanda, yego, bose FPR babaza ibibazo bihari bigomba gukemuka. yego. Ikibazo cya mbere abantu babonaga muri ibyo bibazo twababazaga, FPR imaze kubishyira hamwe, yasanze hari ibibazo bikomeye aribyo abanyarwanda benshi bahuriyeho. Yego. Ikibazo cya mbere cyabaye ikibazo cy'amacakubiri. Yego. Nicyo abanyarwanda hafi ya bose bashubije, bati mu Rwanda icyishe ibintu ni amacakubiri. Yego. Ayo macakubiri kandi ntabwo yari hagati y'abahutu n'abatutsi gusa, hari amacakubiri manini ari hagati ya Nduga n'Urukiga, ari hagati. Ikibazo cyari gikomeye cyari amacakubiri. Abanyarwanda hafi ya bose nicyo cyabonye amanota menshi kurenza ayandi ibindi bibazo byose. Yego. Ikibazo cya kabiri cyabaye ikibazo cy'ubukene. Hafi y'abanyarwanda bose barenze 70 bari munsi y'umurongo w'ubukene. Ikibazo cya gatatu kiza ari demokarasi. Ikibazo cya kane kiza ari ubutabera. Ibibazo biragenda biba 8. Hanyuma haje kuzamo, ugeze mu bibazo bya nyuma niho hazamo ikibazo cy'impunzi. Yego. FPR ibyo yashatse rero gukora ni uko ibyo bibazo byose uko abanyarwanda bivuga, ibibonera ibisubizo, igerageza kubikemura. Yego. Nicyo cyatumye RPF, ko yari imaze kugerageza, ubushize nabikubwiye, kugerageza kumvisha leta y'u Rwanda ko ibyo bibazo bigomba gukemuka, leta y'u Rwanda ntibyumve. Nibyo byatumye RPF ibona ko nta yindi nzira uretse gufata intwaro. Yego. Aho ngaho ni impamvu mwatumye mufata intwaro. Hanyuma mufata intwaro, ibyo bitekerezo byanyu mwumvaga muzabyumvikanisha mute nyuma y'uko mufashe ubutegetsi 100%, cyangwa mwumvaga hari aho muzasunikira ubutegetsi bwa Habyarimana bukemera kubikora kandi bwari bwarabyanze muri bwa buryo bwose mwagerageje mbere, Dakar n'ahandi hose mwagiye mwumvikanisha akarengane kayo? Icyo twari tuzi cyo, burya ibintu niyo abantu batabishaka, iyo abantu batabishaka, iyo bageze ahantu h'ingufu, hakora ingufu, bakabikora niyo batabishakaga. Yego. Tumaze kubona rero ukavuga uti nta kindi ko babyanze ku neza. Yego. Yego. Reka tuzane n'inabi. Yego. Ni iyindi nzira kugira ngo bya bindi batemeraga babyumva. Niyo mpamvu rero twashoje urugamba, ariko muri uko gushoza urugamba, yego, twari dushoje urugamba rukoresheje intwaro, ariko hari n'urugamba rwa politiki. Nicyo cyatumye FPR yari ifite igizwe n'amashami 2, yego, ishami rya gisirikari n'ishami rya politiki. Yego.
ubwo ngubwo icyo ndi kwibaza hano intego yari uko Habyarimana na leta ye bumva ibyo muri gusaba babihindure. Yego kuko ntitwanabwiraga bo gusa twabwiraga n'abanyarwanda bose. Yego yego ni nacyo radiyo Muhabura yaje kudufasha nyuma. Yego tukabwira abanyarwanda bose bakabyumva nabo bakiyumviraho kuri. Ni nacyo cyatumye urugamba uko rwagendaga rukura niko abanyarwanda bagendaga babyumva, bituma noneho na Habyarimana ibyo atashakaga gukora agera ahantu yemera kubikora. Ari nabwo tugiye muri negosiyasiyo za Arusha. Njye ntabwo nari muri negosiyasiyo za Arusha, ntabwo nari nicayeyo, ariko abandi ba RPF bari bahari. Navuga nka Tito Rutaremara, navuga Musare Faustin, abandi bitabye Imana ba Patrick Mazimpaka. Hari abantu bari bariyo, bari muri izo negosiyasiyo. Ariko ikintu n'igituma n'ibyo bivuga ni uko bari muri negosiyasiyo bagarukaga inyuma bakatubwira uko birimo biragenda. Iteka bakatubwira uko birimo biragenda, ndetse na mbere ubwo kuko negosiyasiyo zatangiza nkanjye ntaragera muri iki gihugu nkiri hanze, ariko boherezaga n'intumwa zikaza kutubwira uko bimeze, bakatubwira uko bigenda, bigatuma ndetse dutanga n'ibitekerezo by'uburyo hazongera guterwa intambwe. Hanyuma hagati y'itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 ubwo urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiraga n'igihe ibiganiro byatangiriye, habayemo ibiki byatumye leta ya Habyarimana yemera imishyikirano? Ibyagiye bigenda mu bice bitandukanye. Igice cya mbere, ibihugu by'amahanga byari bifashije Habyarimana. Nakubwira hatewe urugamba rwatangiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10. Itariki ya kabiri nibwo General Major Rwigema yapfuye. Ariko Ababiligi, Minisitiri w'Intebe, Minisitiri w'Ingabo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga baje mu Rwanda ku itariki 17 z'ukwa 10, ndetse babonana n'ibi bihugu byo mu karere, Ubugande, Tanzania, Kenya, Uburundi, babonanira Mwanza. Batangira no kuvuga ibigomba gukorwa twe tutarimo, kuko burya iteka niko bitangira. Abo bita abarobere ntibakunda kubatuma. Ibintu rero byo kuganira byatangiye kare ku kibazo kigeze mu Rwanda. Kuri iyo 17 hatangiriye izo nama za Mwanza, hanyuma ziza kwimukira Dar es Salaam, hanyuma ariko RPF ibonana n'abantu ba leta ya Habyarimana ni Goma. Muri habaye imishyikirano Goma, abantu baravugana, ariko ubwo byari bigenze bite kugira ngo n'ibyo biganiro bibe byabereye Goma? Ubwo mu rwego rwa politike, kuko kugira ngo habeho ibiganiro nk'uko habanza urwego rwa politike. Mu rwego rwa politike, Habyarimana na Museveni bari kumwe muri Inkotanyi zitera, bari mu muryango w'abibumbye muri nama rusange. Inkotanyi ziratera, ziteye Museveni ngira ngo niwe wagiye no kubwira Habyarimana ati baguteye, ndetse aranamufasha.
afunga n'imipaka kugira ngo hatagira bongera kuza. Yego. Afunga imipaka ashyiraho za roadblock hose iki. Yego. Bamwe muri aba basirikari bacu ntavuze amazina bari babuze iyo baca ngo batabare. Yego. Hanyuma iby'Imana uko bigenda bikora ntibabimenya. Yego. Museveni ubwo avayo yiruka aca mu Bubiligi aca mu Bufaransa atangira avuga ngo yatewe n'Ubugande kandi aribwo bwamuburiye ariko ngo nibwo bwamuteye. Yego. Museveni arakara ati mupfe kureba gusa ntibajyane imbunda zacu ntibajyane na za uniform zacu turashaka kugenda mubareke none se ko imipaka barongera barayifungura. No, si imipaka za roadblocks nibyo bari bashyize mu gihugu hagati wabo barabifungura bamwe baraza bari naha nuko noneho bagera ku rugamba. Icyo nkubwira rero kugira ngo Habyarimana azemere ko cyangwa yemere kuvugana n'abandi we yashakaga kuvugana n'Ubugande gusa ngo nibwo bwamuteye. Kuzemera ko hari Abanyarwanda byaratinze. Byaratinze kwemera ko hari Abanyarwanda, ariko aho buri imbaraga zirivugira kandi amasasu akubugutura amatwi agashyira ubwenge ku gihe. Iyo bibaye imbaraga zirivugira, RPF ririza kugira imbaraga, ariko muri izo mbaraga za RPF nyine nubwo navuze ko yaje kugira imbaraga yabanje no kugira n'ibibazo hariya mu Mutara kubera ko hashashe n'indege tutagira. Nibyo byatumye aho His Excellence Paul Kagame agarukiye abakura mu Mutara abajyana mu Birunga abasirikare, nuko bakubise ziriya za Kaniga za Gatuna bagenda bajya mu Birunga. Ibyerekeye iby'intambara ntabwo ndi umusirikare sindi n'umusitratege, ariko ikiboneka cyo ni uko bageze hariya mu Birunga bakoze ibikorwa bimwe byatumye Habyarimana agomba kwemera, cyane igikorwa bakoze ku itariki ya 22/3 iryo joro bafungura prison ya Ruhengeri. Aribwo bafunguyemo ba Rizinde, aribwo bafunguyemo ba Biseruka, bafunguyemo ba Sekanye, Kapiteni Sekanyambo, aribwo bafunguyemo n'abafurere bari bafungiyemo ba umufurere w'Umuyozephite witwaga Damascene, ari nabwo bafunguye ba Rudakubana, Dr Rudakubana Karoli, aribwo abantu benshi bafunguye icyo gihe. Bavuga ko bashobora kuba barafunguye abantu bageze muri magana angahe, bamwe bavuga 350, ariko abandi hari n'abazamura bakageza ku 1000. Imibare nyayo sinyizi, ibyo ndavuga ibyo abantu bavuga bandika, si ibyo bavuga ibyo bandika. Ubwo rero gufungura Ruhengeri ugafunguramo abo bantu bose, hanyuma ndetse barizindira batwara abakapiteni Muvunanyambo Biseruka n'abandi bashatse kujyana nayo barajyanye, ariko hari n'abanzira babwira iti nimusubire iwanyu. Icyo ni ubutumwa bukomeye kuri Habyarimana, ni ubutumwa bukomeye bwo kuvuga ngo hari abantu ariko bagiye kunanira, singishoboye kubatsinda. Nubwo yari yararirimbye ko yatsinze ku itariki 30 z'ukwa 10, ubwo turi mu kwa mbere, ubutumwa twari kuvuga ngo ntiwatsinze. Yakibita Abagande aho yatangiye kugabanya yatangiye kugabanya kubera ko bari bageze muri ibyo bice by'Ibirunga. Ati abo bantu nibashyira imbunda hasi, bamanika amaboko,
baze tubasubize mu buzima busanzwe. Ariko abantu bafashe intwaro aho ntupfa kubabwira ngo nimumanike amaboko muze, wababwira ngo nibamanike mu maboko muze ari uko batsinze, ari uko babanesheje. wabanesheje. Yego. Igihe utabanesheje rero ibyo ntibikunda. Ariko honorable hari impamvu yihariye yatumye inkotanyi zifata gereza ya Ruhengeri, cyangwa nuko ariyo yari iri mu nzira y'aho bafite? Harimo n'impamvu ziri politiki. Yego. Hari impamvu ziri politiki kuko icya mbere ni ukuvuga ngo abantu bose urenganya ukajya kubafunga, twe ntitubyemera. Hari inzirakarengane. Icyo ni kimwe n'ubutumwa bumwe bamuhaga. Kandi no kuri bya bibazo mwatubwiye abanyarwanda bavuga badafite, harimo n'ubutabera. Yego. Abantu urababindikiranya ukabafunga, ariko ubundi butumwa bwa kabiri bwari burimo kwari ukumubwira ngo na hahandi wibwira ko hakomeye turahagera, noneho tukweretse ku buryo buboneka ko twahageze. Yego. kandi hari igisirikare gikomeye mu Ruhengeri. ubwo bwari ubutumwa. Mugana ahantu hari ubutegetsi bwe yita ngo niho hari baze y'abantu be. Hari ubutumwa rero bari bamuhaye buhagije ko batemera uburyo ayoboye u Rwanda, ubutabera atanga, ko batemera ko arenganya, kandi ko aho yibwira ngo harakomeye naho bashobora kuhagera bakamubwira bati reka. Hanyuma ubwo ijambo negosiyasiyo bwa mbere ryavuzwe nande? Ntabwo ari we yarivuze, bwa mbere ibyo byo kugira ngo banegosiye, noneho haje gufatwa ibi bice bya Byumba, Mulindi irafatwa, ibice byinshi by'amakomine za Rushaki, Zaki zirafatwa. ubwo noneho n'abamurebereraga n'abamugiraga inama bati abantu bakunaniye kubatsinda, nta bundi buryo muraganira, kuko iyo umuntu unaniwe kumutsinda ku mbaraga, iyo imbaraga zananiwe gisigaye ni diplomasi n'ibiganiro bya politiki. Nibwo ndetse buriya Twagiramungu yigeze kujya Ibyumba, byamubereye n'ibibazo nyuma, avuga ati tugomba kuganira. Icyo gihe ni naho ubutegetsi bwamureze ngo yatanze Byumba, ngo niwe yatanze Byumba kuko ubwo yagiyeyo nyuma barayifata. Yego. Icyo gihe rero hamaze gufatwa biriya bice bya Byumba, nibwo yabonye ko nta bundi buryo, nta bundi bw'inyagamburiro, nibwo bemeye rero kuganira. Ariko nabwo ubwo abamugiraga inama, bamufashaga, bagiraga bate, batumye aza mu biganiro. Hanyuma ubwo muri uko kurwana, ubwo RPF yabishyiraga mu busabe ivuga iti muze tuganire cyangwa dukomeze, cyangwa ni igitekerezo cyavuye ku yindi parti yindi itari iri mu bahanganye? RPF yo yaje igira ngo n'ubundi bazaganira, ibintu bizarangire mu biganiro. RPF n'ubundi yo yaje igira ngo biganire mu biganiro, kuko na bya bindi nigeze kukubwira ubushize, arya amanama yose na bya bindi ko ari ukugira ngo bazaganire ku bibazo babikemure. Ariko nyir'ubwite ntiyabishatse na rimwe. Ariko noneho icyo gihe bigeze aho, kubera imbaraga, abona ko abanyarwanda bagira amagambo menshi rimwe na rimwe, ngo hari aho igera nk'ikimba yamanze umanika bireba.
byageze aho rero abona ko nta kundi bigomba kugenda. Nibwo nkubwira rero ko hatangiye za negosiyasiyo. Negosiyasiyo nka negosiyasiyo zatangiriye buriya ntabwo zatangiriye hano cyangwa Arusha, bwa mbere zabaye i Buruseli hagati y'amashyaka, hagati y'amashyaka na FPR ariko MRND idahari. ubwo ibyo bya Buruseli ubwo twari turi ku rugamba, uko byagenze bite kugira ngo mwemere ko muhurira Buruseli? Ni communication yagenze? Turumva hano haba hari ibintu twabonye biba ariko ntumenye ni ibihe bintu byabaye kugira ngo bibageze aho ngaho. Habaye communication ariko iteka iyo ibyo bijya kuba wanakwibaza ngo kuki Buruseli? Yego yego. Urumva ko ubwo n'Ababiligi babigizemo uruhare. Yego. Kuki Buruseli? Kuki hatabaye ahandi? Hanyuma nibyo nakubwiraga, bamugira inama cyane cyane ayo maleta y'i Burayi yari yaramutwaye ku biganza, bamufashe majehe. Abo bose batumye bamubwira ko nta kundi. Uretse FPR, amashyaka yandi yari arimo ni ayahe? Yavugaga iki kuri politiki iri imbere mu gihugu no ku mpamvu mu Rwanda? Ugiye kunzana reka nanayakubwire. Muri mirongo cyenda yego habaye konferanse y'Ubufaransa n'Abanyafurika. Izi konferanse urazibona ubundi zabaga buri mwaka. Habaye konferanse de la Baule iba muri mirongo cyenda. Mitterrand avuga ko azajya afasha ibihugu ari uko byemeye demokarasi ariko byemeye n'amashyaka menshi. Mu Rwanda hari ishyaka rimwe rya MRND ndetse aho Baule Habyarimana yanze ibyo by'amashyaka menshi. Yanze ibyo by'amashyaka menshi ariko bakomeza kumushyiraho. Ubufaransa aribwo yararambirijeho, yumvise butabishyigikiye kandi buza bumubwira buri gihe ngo shyiraho amashyaka menshi. Kandi Abafaransa aribo bamutabaye mu ba mbere. Intambara iteye muri mirongo cyenda, abantu ba mbere bageze aha ni Abafaransa. Ku itariki enye, ijoro ryo ku itariki enye z'ukwa cumi, haza Abafaransa bavuga ko ari 350, 300 ariko bashobora no kuba barenga. Baje batabaye kuko nakubwiye ko avuye muri Assemblée Générale yaciye mu Bubiligi no mu Bufaransa. Abafaransa bazaza ku itariki ya 5 nabo 550. Urumva rero abo bafite abasirikari babo hano bakurikirana ibiba babireba, ni nabo bamugiraga inama. Yego. Ni nabo bamugiraga inama. Bituma rero urumva Ababiligi barahari, uretse ko bazahava nyuma. Ababiligi bo batashye kare ntibatize nk'Abafaransa, nibo bamugiraga inama. Ni nacyo cyatumye inama ya mbere yo kuganira ni uko gukomeza kujya inama no kuganira. Ubwo abitabiriye iyo nama y'amashyaka ni babandi baje muri ya politiki. Noneho rero ubwo ya politiki ya Baule yaraje rero. Habyarimana amaze kubura uko abigenza, yakoresheje ijambo ry'igifaransa aho ngo agiye gukora l'aggiornamento politique. Sinzi uko nabisobanura neza ariko ni ukuvuga ngo agiye kubaza Abanyarwanda uburyo bumva leta yawe yategekwa. Icyo gihe bakoresheje n'umuntu bita Rukusanya, bamusinonye Rukusanya, ari nawe wari ushinzwe kugira ibitekerezo by'Abanyarwanda, kugira amashyaka menshi. Yatanze raporo. Amaze gutanga raporo rero mu kwezi kwa 9 kwa 1991 nibwo hemewe amashyaka menshi. Ayo mashyaka menshi rero niyaza guhurira na
na FPR Bruxelles. Icyo gihe rero nibwo hariho ayo mashyaka ya PSD, hagiyeho PSD, hajyaho PL, hajyaho PDC, hajyaho PDC, hajyaho ayo mashyaka niyo yahuriye na FPR i Bruxelles. Yego. Yabavugagaho iki? Na MRND yo ntiyaje ariko yandi yaraje. Yavugaga iki kuri FPR n'impamvu mu Rwanda? Ayo mashyaka anasobanura iki kuri politiki y'imbere mu gihugu uko bayibonaga? Yes, ayo mashyaka yaje ari n'ayamurwanya. Nayo yaje amurwanya, atemeranya nawe mu bitekerezo. Ndetse nibuka mbireba kuri televiziyo muri kwezi kwa 11/9. Yego. Ayo mashyaka yagize imyigaragambyo muri uyu mujyi wa Kigali, arawuhagarika. Narabirebaga ndi Burayi, arawuhagarika uyu mujyi. Hanyuma nibwo yaje ibyo bibaye, nibwo yari amaze gushyiraho guverinoma ya Nsanzimana Sylvestre niko yitwaga. Yego. Ari nayo yabaye guverinoma ya mbere yitwa igiyemo ayandi mashyaka ataremerera gusa. Yego. Ariko abanyarwanda ayo mashyaka ntiyabyemera. Abona ko ari inzira ngufi aciyemo yo kubereka ngo arakemuye ibibazo kandi atabikemuye. Nicyo cyatumye habaho iyo myigaragambyo yose aha muri Kigali. Guverinoma MRND, minisitiri w'intebe yagaruwe MRND n'abaminisitiri bose ari abo muri MRND. Ahubwo se uravuga abaminisitiri, umuntu yavukaga ari MRND akazapfa ari MRND. Yego. Ubwo hatangira kuzamo noneho n'abandi bahabwa. Habyarimana se ubwo yabyemeye ate ko yari afite gahunda yo kwikubira gutangira kwemerera ko n'abandi nabo baza mu nizo nakubwiye imbaraga cyane cyane zo hanze z'Uburayi, z'abo bandi bashaka demokarasi. Bamubwiraga ngo nashyireho demokarasi. Nicyo cyatumye abyemera, naho mu bushake bwe ntabyo yemeye. Yanakomeje kujya ayakoroga, ayarwanya, agira gute, ntako atagize. Kubona inama ya mbere, kubona inama nk'iyo ngiyo ihurije abantu benshi hamwe, iyobowe n'ibihugu bikomeye ibaye, byasobanuye iki ku mpamvu mu Rwanda? Ni ikintu mwakiriye mute? Ni ikintu mwafashe nk'intsinzi ikomeye, cyangwa mwavuze twari mwiteguye ko muhura n'ibintu nk'ibyo ngibyo? Ubwo bahuriye bwa mbere i Buruseli, baganiye ku bibazo by'u Rwanda n'iki, MRND ntiyari ihari, ariko banasezerana ko bavuye i Buruseli bimukira i Paris. Yego. Abafaransa ndetse bakanga ko abanyarwanda bahura ngo baganire bari kumwe, bakagira ngo FPR n'ijye hariya n'ayandi mashyaka ajye hariya. Yego. Ariko ngira ngo yari irimo. Ifite ibyicaro byayo cyangwa bari bahari mu buryo bw'inyuma mu ibanga? Oya, nk'ishyaka rya politiki ryo mu Rwanda. Ubwo FPR iyo bari bayahaye icyicaro nk'iki, nyine urumva amashyaka ahari namwe babaha icyicaro? Ni ukuvuga ngo bamwe babashyize ukwabo, abavuye mu Rwanda n'ayo mashyaka ya politiki bajya ukwabo, hanyuma FPR nayo bashyira ukwayo. Hakaba rero nk'abantu twakwita abahuza, akagenda akavugana n'aba, akagaruka akavugana n'aba. Ntabwo bahuriye ahantu hamwe ngo baganire. Hanyuma FPR iza kubaza ati ariko kuki hagomba kubaho tuvuga ururimi rumwe, twese turi Abanyarwanda, kuki mudushyira mu bintu bitandukanye? Ndetse ni naho havuye ko baza gufata icyemezo zo kuzakomeza ibyo biganiro, bakazagera no ku masezerano Arusha, birambuka noneho biva i Burayi biza Arusha. Ni ukuvuga igitekerezo cya Arusha cyavuye mu biganiro bya Buruseli? Buruseli na Paris. Buruseli na Paris, yego.
ubwo kuba haravuyeho igitekerezo cy'uko byajya Arusha. ndetse n'ibyo nakubwiraga nkubwira ko muri ibyo byose harimo abantu bari bahari nka Tito abizi kundusha yari arimo Yego. aho hombi. Yari
muzi Donc, ari byiza Ari ibintu kurusha ahandi yego